ako Jojo urifata ngewe umuntu nkanjye nirirwa nkwereka sheri wanje nkubwira ngo dore sheri wanje dore ibintu byose yankore ukifata ukamufata kuriya ukaniyemeza kumutwara uziko ntabwo bugira Jojo nagukubitira ahangaha ku buryo n'ikindi gihe n'undi munsi n'indi segonda utazongera gutekereza umugabo wanjye utazongera gutekereza umugabo wanjye kuko niyo mbonye uburyo ubunyibwirishwa erega nawe ejo bundi yaraje akunganirizaho aguteramo ikiganiro araseka cyane buriuzi ko byarambabaje Jojo nakumanyura Yes, ni tuti Jojo TV nkuko maze kubimenyera ndacyari Joseline tumukunde dukunze kubana ngira ngo mwamaze kubimenyera kandi mwamaze no kuba inshuti zacu zakadasohoka mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro aho turi buze kuganira n'ubundi n'umutumirwa nkuko mumaze kubimenyera ku ngingo zigiye zitandukanye ariko nkuko mubizi ntago tujya kure y'umuco wacu ntago tujya kure ya gakondo yacu nayo turaza kuyigarukamo uyu munsi nkubwira ko noneho mfite umutumirwa wakataraboneka muraza kuba mwirebera yambaye neza ni mwiza cyane uburyo rwose mu kanya ndaje mubereke nyuma yo kubabwira ko tukiri imagination naca studio aho tukubwira ko tugufitiye amafoto meza tufite video nziza habe mu bukwe bwawe habe muri anniversaire n'ibindi birori byose ushobora kuba ukeneye kuzagira urwibutso byose muri imagination nature studio turaza kugukorera byiza kandi bishimishije ushaka n'amafoto yo muri studio nitwe bambere nta wundi muntu ntekereza waturusha kugira ifoto nziza kandi koko ni nako biri nushaka kujya no kubireba cyangwa se uzabinyuze kugira ngo ubimenye neza uzazuhagere hanyuma urebe ikindi kandi ntago tuguhenda amafaranga yacu asa nkaho ari ntayo amafaranga tuguca asa nkaho ari ntayo noneho ndongera nkwibutse kandi ko rwa rugendo rw'inkuru ya 30 narwo tururimo aho tukubwira ko nabatera nkunga bacu ibiganiro kugeza ku munsi nyirizi naho bazanadufasha kugira ngo nyuma yaho tuzagira urwibutso rw'inkuru ya 30 inkuru ya 30 nta kindi rero ni igitaramo cy'itorero Inyamibwa ziri gutegura kizaba ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu harabura iminsi mike cyane bari kwitegura ibintu byiza cyane kuva ku munota wa mbere kugera ku isaha 3 igitaramo cy'amasaha 3 igitaramo kizaba kiryoshye tuzakubwira inkuru y'urugendo rw'imyaka 30 u Rwanda rumazemo igihe birumvikana harimo urugendo rw'abasivile urugendo rw'inkotanyi ndetse n'urugendo rw'iterambere muri rusange ry'igihugu iyo nkuru ya 30 ntuzacikwe uzaze kuyumva nyabona utazayibarirwa n'abandi bakayikubarira igice dufite rero undi muterankunga nawe ukomeye ngira ngo ngiye kubabwiraho bwa mbere mugiye kumvaho bwa mbere ariko mugomba kumenya yitwa Gikotori Company Limited bagufite amavuta meza amavuta yakatarabaho amavuta gukesha amavuta tumusa neza haba ku bana abagabo n'abagore n'abandi bose batandukanye nabo bagufitiye byiza nyine urabyumva bakorera mu mujyi hahoze hari hahoze hari station ubungubu hari igikari babajyanyemo ukeneye kujyayo ndaza gushyiraho nimero hasi hano uraza kuba uzibona ni mavuta meza rwose bagufitiye uraza kugenda ubona tugeze ku mwanya wo kwakira umutumirwa wacu mugiye kubona muri ubu buryo umutumirwa rwose navuga ari perfect ni mwiza aracyari muto yambaye neza rwose ndibaza ko muri buze kumukunda kandi nibyo turi buze kuganira muraza kubikunda ni karibu kuri tuti Jojo TV.
thank you. Ugiye kwibwira abanyarwanda uzamuye ijwi muri kwa bwa buryo ubusanzwe n'ubundi urizamuramo ubibwira amazina hanyuma duhite dukomeza n'ibindi bitandukanye. Murakoze, nitwa Gisubizo Ngabo Trezor, nkaba ndi umukinnyi wa sinema nyarwanda. Yego. Nyina amafilime atandukanye bazambona n'andi nteganya gukina. Murakoze. Yes, mwabyumvise ni umukinnyi wa sinema nyarwanda cyangwa se filme nk'uko abantu bamaze kubimenya. Mbibutse ko filme nyarwanda ntago abantu bajya bavuga ngo tureba ngo théâtre, ngo baba badukiniye théâtre bakaza kwitwereka, ariko uyu munsi byarahindutse, byaje ku yindi level. Ubu ni sinema, ntago bikiri théâtre. Ndashaka uhita unatubwira kuri icyo kintu, ariko mbanze mbwira abakunzi bacu nimuze kumva avuze ngo ni sinema cyangwa se ngo ni umukinnyi wa filime ngo mugire ngo twatatiriye igihango cyacu twasezeranye kijyanye n'umuco, nabwo turaza kugarukamo kuko ndabizi ko bafiteho akantu ko kubikunda no kubikoramo gakeya. Banza udusubize kuri iki ngiki, iyo bavuze ngo sinema n'iyo bavuze théâtre bitandukanira kuki? Ntabwo nzi ahubwo umuntu uvuga ko witiranya sinema na théâtre. Hari ibintu nagiye mbona nkabona ukuntu bakora amateatre baba basoma, abivuga n'undi abisoma. Yego. Ariko iyo uri gukina filme ubu bifite muri wowe nyine, ubu ufite kwa wa muntu baguhaye niwe uba uri gusohora. Rero ibyo ahubwo abantu batareba filme nyarwanda ndazibakumbuje, kuko natwe twageze muri action, ntabwo tukivuga ibintu by'ama love story ngo turekeraho, ngo tuvuge ibintu nyine dufite ahandi twageze kandi twifuza no kugera hasumbuyeho. Gusa nyine sinema nyarwanda iri hejuru cyane, kuzamuka. Hari ibintu biri muri ubivuga kuri filme ndetse na théâtre. Théâtre tuzi ko nyine barasoma, agasoma ibintu birango ngaho. Noneho kuri filme ho baguha caractère y'umuntu utandukanye n'uriwe kandi ukisanisha nawe, ukaba ari kuri bikine. Ari naho miti buhite mpera, iyo uri gukina witwa uriya muntu cyangwa se wafashe iriya caractère y'uriya muntu baguhaye mu rwego rwo kugira ngo bize kugenda neza binaryohe, ubifashwamo n'iki kugira ngo ubashe kubikora nk'uko babwiye? Urugero, ushobora kuba usanzwe uri umukobwa witonda, umukobwa ucisha bugufi utuje, ariko noneho wajya gukina filme bakaguhereza caractère yo gukina uri umusazi, uri indaya, wa muntu utukana, wa muntu utagira uburere na discipline. Ubifashwamo n'iki kugira ngo ube wabasha kubishobora? Nizihe imbaraga ziba zihari zigufasha? Ikintu ntekereza ngewe kimfasha nuko hari audience mbwira, hari abanyarwanda ndi kubwira muri ako kanya, kuko ntago urugero umaye rw'indaya n'ibiki uko ruri nyine twumva ko kuba ukora ako kazi atari byiza. Ariko iyo ibyo bintu bikinnye atari nakumeza, atari nakuteye, buriya uba ufite undi muntu ubwira, uba ufite undi muntu wigisha, cyane cyane nabo babikora. Ntekereza ko umuntu iyo yanditse script imeze gutyo haba harimo isomo. Rero uba ufite umuntu ubwira, ubugira ngo uhindure audience iri burebe iyo film ukinnye, n'abandi bayigireho. Umuntu abe yavuga ati se kubera iki ahubwo meze kuriya, reka mpindure nanjye mbe nkuriya, ese kubera iki? Hari ukuntu kera abantu bajyaga bareba amafilme ugasanga nk'umubyeyi yise umwana we Krishna kuko yamukunze, akavuga ati nanjye umwana wanjye agomba kuzagira imbaraga nk'iza Krishna, agomba kuzakora biriya bintu. Iyo ukinnye gutyo rero biba bivuze ngo hari ikintu kinini wasohoye kandi cyahinduye audience washakaga guhindura hanini. Rero iyo ukoze ikintu nk'icyo, ngiye ntekereza ko ari cyiza. Iyo utekereje icyo kintu ukavuga ati hari umuntu ngiye guhindura, hari umuntu ngiye kubera isomo ry'ubuzima,
ushyiramo imbaraga cyane kandi bigakunda. True. Ni ukuvuga ngo no mu busanzwe iyo ukora ibintu byawe neza barabikwitirira kuko nyine uba wabikoze neza kuri level wabiguhaye abikeneyeho. Turaza kugaruka kuri gahunda ya sinema mu bundi buryo n'ibindi bibazo turaza kugenda tubigarukaho, ariko muri aka kanya ndagira ngo abantu babanze bamenye Trésor inyuma ya filime ni muntu ki, ese avuka he, yakuze ate, uze no kutugerera ku rugendo rwawe rwo kugera muri sinema. Rwa sinema ndi umwana wa mbere mu rugo. Yego. Mu rugo turi abana batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Navukiye ahantu bita Nyanza Mugandamure. Ubwo aba Jo twins bahise babyumva cyane ko ndi hirya yabo gatoya. Yego. Mugandamure, nza kuva Mugandamure tuzi Kigali Gikondo, nkurira Gikondo, niga Gikondo, and then nza kujya kwiga ahantu bita kwa Sina Gerard. Ubwo nageze muri S1 Irurindo. Yego. Muri S1 ndahava njya kwiga mu Giporoso imyaka 2, deuxième na troisième ndahava njya kwiga mu Bugesera ibintu bya hospitality and tourism. Mu wa 4 ego nsoreje rero muri lycée de Ruhango. Ego urugendo rero rwanjye rwa sinema nakuze numva nshaka kuzaba umuntu uzavuga abantu bakamwumva. Nyine nkaba navuga ijwi ryanjye rikagera kure, ariko ntavuga ubusa, ntavuga nyine ibintu byababaza abantu. True. Nza gukora fashion aho nigaga mu Giporoso. Nkora fashion, baza guhuza ibigo byari byinshi, harimo Matazi niyo nibuka na Giporoso. Batujyana ahantu bita kuri Hilltop Hotel. Yego. Tuhageze ndatsinda, maze gutsinda bagapanga ibintu by'ama practice gukora n'iki. So ntakubeshye nyine mu rugo nta bushobozi twari dufite bwo kubona bya bintu byose umufashion akeneye. Inkweto bakakubwira ati dukeneye imyenda. Urumva abantu badukoreshaga nibwo bari bakizamuka, ariko nubwo twakoraga baguhaga amafaranga. So ngire ntabwo nayo mfite na cya kintu mvuge ngo ndi buhereho kugira ngo nkore cya kintu kizatuma nzamuka. Mbura amafaranga, mbura n'uburyo kimbigenza. Urumva sinari kubwira mama ngo urumva ngo fashion, gusa yarabizi ko njya muri fashion mvuye kwiga nambaye na uniform nkataha saa 4 z'ijoro. Noneho ku rwego runatinyagamo mama cyane, avuga ati mama nimbimubwira ibi bintu araza kumbwira nabi. Nkahamagara papa nkamubwira ati rero nagiye muri Hilltop, nagiye kumudaringa ubwo ngubwo nkataha. Bigenda gutyo nza gucika intege kubera ukuntu mbura support, bya bintu byangombwa nta support mbona. Ntago nitagaho nyine nk'aba fashion. Umva ari ibintu umuntu aba akeneye biri base kugira ngo abe mwiza, azamuke, agere kuri rwa rwego koko n'umuntu uri kugukoresha umukuru ukamubwira ati umwana ari perfect. So mbivamo ndavuga okay, narabikundaga mu by'ukuri. Ndavuga ati ibi bintu reka mbireke, nza kwicara ndatekereza ndavuga mana yanjye kubera ko hari ikintu gikomeye numva nshaka kuzavuga kandi kizagirira abantu umumaro. Nibwo rero nabonye amahirwe yo kujya muri sinema. Ndavuga ni aya mahirwe yanjye kuva kera nkibifite muri njyewe mu mutima wanjye mbitekereza. Ndavuga okay, noneho reka ngende. Ndagenda gize amahirwe biranakunda, mpita nkina filime ya mbere iya kabiri n'izindi zizaza. Sure. N'izindi zizaza. Urumva ni urugendo rurerure rutoroshye rurimo n'ibihanda cyangwa se
ibicantege kuko aho watangiye n'ubundi siho wakomereje. Akenshi tuvuga ibingibi kugira ngo dufashe abandi bantu batekereza kunyura muri izo nzira kugira ngo bumve ko niba babishaka niba babidreaminga bishobora kuba byashoboka cyangwa se babikora bikagenda neza, ariko nanone bibuke ko ntabwo ibintu imihanda yose ari nyabagendwa winjiramo ugahita ugendanye ugakomeza kucyo ushaka. Noneho wakundaga fashion, waranabitryingaga, wabivuze ndeba mu maso yawe hari ukuntu bitugiramo amarangamutima ugashaka gusuka musozi nk'abarundi uko babivuga cyangwa se amarira nyine hari uburyo utanezerewe kuva muri fashion. Uyu munsi ndibaza ntabwo ugikeneye bwa bufasha bw'ababyeyi wari ukeneye kiriya gihe bwo kugira ngo bigufashe kuba wabikora. Ujye ubitekerezaho ko igihe cyazagera ukaba wabisubiramo. Fashion rero ndayikunda kereka ubu ngubu ahubwo mbonye nk'ahantu naba mpereye, gusa nyine ku kintu kijyanye n'imyenda nyitaho cyane, kuvuga ngo ndambaye ndagiye mbyitaho cyane, ariko kumva ko nzasubira muri fashion ntabwo ari ikintu ndi gutekerezaho cyane, kubera ko ukuntu nakivuyemo niyemeje ndavuga ati kanyivemo. Nabaga no muri agence yo ku ishuri bategura ibirori ndavuga nti wapi, kubera ko muri agence batumizaga bakakubwira urazana igitenge dukoramo ibi n'ibi n'amashoka, and then turaza kugira stage ya kabiri uri buzanemo imyenda yawe bwite. Nkahita ndiba abantu turi kumwe ukuntu bameze ukuntu neza ati iyi myenda ugiye gucirireka, iyi myenda nayo nzabona, so mbivamo ndavuga ati kambivemo ibi bintu si n'ibyanjye, mbivamo mbyiyangishije njye ubwanjye. Ndabyuka navuye ku ishuri ndaza, urumva nabanaga na muyomba wanjye, ndaza ndafungura mfukama ku buriri mbwira Imana ni ngiye biriya bintu mbivuyemo si n'ibyanjye kuko maze kubona ko atari ibyanjye, umena umutima wo kubyanga, kuko najyaga ku ishuri ngendera kuri twa tuntu tw'umweru n'umukara, narabikundaga tu. Mbwira Imana umena umutima wo kubyanga. Hari fashion najyaga, hari agence najyaga njya kureba bayita Mika fashion, najyaga njya kwireba iri kwitoza cyane, yitorezaga hano Kanserege, nkayitegere igikondo hano muri Kanserege, ayitegereza uburyo bakora, uburyo abakobwa bagenda, so ndanavuga no sinzasubira aho hantu. Kuva uwo munsi sinasubiyeyo, agence yo ku ishuri nayivuyemo. Byakuvuye ku nzoka birumvikana, ntabwo ari ukumva ku nzoka, ahubwo nyine mbonye uburyo kinabisubiramo, ko ntabwo ndi kubitekereza, mbonye uburyo kimbisubiramo nabikora, ariko ubu ngubu kabisa wapi. N'indi sije ubwo ibijyanye na fashion dusobanukiwe aho yabihagaritse bigeze ndetse n'icyo abitekerezaho. Tugaruke kuri muri sinema. Abantu benshi hanze ahangaha abana bakura dream zabo ziba ziri kuvuga nzakina filime, nzaba umunyamakuru, nzaba ugasanga nyine afite inzozi nyinshi. Akenshi ikintu kigorana kikaba gutangira cya kintu yifuza kuba yajyamo, nk'uko nawe tweretse urugendo rwa fashion n'uburyo rwagoranyemo. Muri filime ho ntakubeshye ushobora guhura n'abanyarwanda 35 bakubwira ati nifuzaga gukina filime. Wowe byakoroheye gute kugira ngo tutangira gukina filime, ko watubwiye ko bitigeze bigorana? Ukuntu rero byagenze, nabonye biriya bintu biremewe kuvuga ibintu bya Africa hano. It's okay. Nabonye Bahavu avuga kuri YouTube, bifite DUTUYE gukora Africa Academy, atanga nimero. Nabibonye hashize nk'iminota 6, nitamamagara iyo nimero, Trace aranyitaba, turavugana, ambwira ibisabwa, ndatambibwira mama arambwira ati niba wumva ubishaka ugende. Mubwira ko bansabye amafaranga, arambwira ati ibyo bintu rero ushaka uburyo ki ubigenza. Murumva mama wanjye nta kazi yari yifitiye. Mbiganirizaho muyomba arabyumva, mbiganirizaho n'undi muyomba wanjye nawe arabyumva, ndavuga ati ubwo banshyigikiye reka ngende. Ariko
nanabibabwira gutyo, ntabwo nigeze mbabwira ngo urumva ngo mfite zino nzozi ngo hari ikintu nshaka kuzabwira abanyarwanda, ntabwo icyo kintu nakivuze. Nyine bo bumvishe ko kuba mbishaka kandi nkaba mbikunze nta kibazo ugenda, ndagenda ndabikora. So baza gukenera abakinnyi rero bakina mu mpanga, ndagenda ngingira n'amahirwe mu mpanga, mbonyemo agascript gato gatuma mpabwa izina, ari naryo najyanye muri mwisi dutuye. Nuko byagenze. Ni ukuvuga mu magambo make intangiriro yawe yabaye Baha Africa kugeza n'umunsi mukinakorana. Noneho ugiye kutubwira filime wagaragayemo cyangwa se ukina kugeza watubwiye ko ari ebyiri, urazibwira abantu mu kanya ndahita ngusaba ikizame, ndahita nguha ikizame muri budukorere, hanyuma tubone kuza kuganira no ku bindi bintu. Ubu ngubu filime ndi gukina ni Impanga series, ndi muri season ya 9 nyine nshyashya iri gusohoka ubu, n'isi dutuye, nizo zonyine zo muri Baha Africa ndi kugaragaramo, n'izindi muzazibona. Ibintu by'ibizami byo ndumva ntabwo wagenda utaduhaye ikizami. Umuntu wese unyuze ahangaha, abantu bamaze kubimenya ko umuntu wese unyuze ahangaha afite icyazi, niba uzi kuririmba, niba uzi kubyina, niba uzi gucuranga, icyo uzi nyine ukereka abanyarwanda kugira ngo bagukunde bakuzi. Dufite akantu ko kuvuga ngo tumukunde tumuzi. Ubu nanjye bankunda kuko banze, tumukunde tumuzi. Hanyuma rero nawe tugiye kugukunda tukuzi. Niyo mpamvu uri gukina witwa gute? Ndi gukina nitwa Sierra. Okay. Sierra rero wo mu mpanga niwe dushaka muri aka kanya, kuko niyo filme kugeza uyu munsi mu Rwanda navuga iri gucuruza ku rwego rwo hejuru. Ni nziza, ikigaragaza ko ina nziza banayihinduye platform, bayivana kuri YouTube bayishyira kuri website aho abantu bayishaka. Wongera ngo niba nibeshye ni Aba Rwanda. Ubwo turanamamaje bahava nawe arabyumva ko hari icyo agomba kuba yabikoraho. Hano tuhari rero nk'abari mu kiganiro n'ubundi kiri kuvuga ku muco, kiri kuvuga ku buzima bwa buri munsi, nubwo tutarinjira mu muco mu byumve. Mu kanya tugiye kuba tuza kubigarukaho, ariko tugiye kubona Sierra ugiye kudukinira scene y'amasegonda 35 mu mpanga. Urakina wenyine? So mu mpanga ko nakinnye ndasana. Urasana? Ntacyo, ngiye kugushakira script. Ako Jojo urifata njyewe umuntu nkanjye nirirwa nkwereka sheri wanje nkubwira ngo dore sheri wanje dore ibintu byose yankore, ukifata ukamufata kuriya ukaniyemeza kumutwara, uziko ntabwo bugira. Jojo nagukubitira ahangaha ku buryo n'ikindi gihe n'undi munsi n'indi segonda utazongera gutekereza umugabo wanjye, utazongera gutekereza umugabo wanjye, kuko niyo mbonye uburyo ubunyibwirishwa. Erega nawe ejo bundi yaraje akunganirizaho, aguteramo ikiganiro, araseka cyane. Buriya uzi ko byarambabaje Jojo, nakumanyura nari ngiye kugusubiza. Tukamanyura. Mva uzi ko nari ngiye neza kuhita ngusubiza. Numvaga nanjye already nageze mu gikorwa buranye base uwuhe mugabo natwaye. Abantu baraza kutubwira rero uko bakubonye ukina cyangwa se uburyo bakubonyemo witwara. Nituza kuba tugibona hari ukuntu byagenda, nanjye turaza kujyana mu gasene buriya dukina, nanjye abantu baze kuma amanota rero nazabishobora cyangwa se ari ibintu nazakora, na cyane ko nyine ni ibintu muri iki gihe abantu bashaka ibintu bituma bajya kwitara akagaragara. Umuvandimwe ni n'inshuti yawe ariko ntituri bumuvuge hano, avuga ati ngiye nabikora ariko simbikeneye amafaranga, ariko nyishakira ngewe kwigirira fame. Wowe wagiye muri sinema utekereza gukuramo iki? Ni ukubona iyo fame, ni amafaranga, cyangwa se ni ukuba ijwi rya rubanda kugira ngo ujye ubabwira wa mugani utanga message mu buryo butandukanye? Biriya rero ntekereza ko ntabwo waba ijwi rya rubanda utaragira fame. Ahanini nashakaga fame, namara kubona ngo ije iyo fame nkajya navuga ati noneho ubu navuga. Rero ntabwo naje numva nsaba uruhushya nyine mvuga ati biriya bintu mbigiyemo, numvishaga mu buryo ki nzahita mbonamo amafaranga, urumva, kandi
kandi mu buryo bwihuse. So rero nkajya nsenga nkabwira Imana ati nawe urabona ukuntu nasabye agahushya uzambabarira ndengere. Ndagenda Imana ibijyamo, bari abantu nabo bambera beza, turakorana, nkajya nereka Mariza ati nyine nkamubwira ati byagenze gutya na gutya. Okay. Murabyumva ntago wabasha kubona amafaranga cyangwa se ntago wabwira abantu benshi utarabanza kugira fame quand niyo mpamvu tuba tunasaba abantu tubingenga kudukurikira bakadukunda ku byo dukora, bakatugira n'inama, bakaduha ama message, ariko kudukomeza cyane nibyo tuba dukeneye muri ibintu byose dukora. Nawe ejo bundi nutera intambwe ukajya mu kintu, natwe tuzaba tuhari kugira ngo tugufashe. Ngiye kugaruka nanone gato cyane kuri filme. Ndi kwibaza hanze ahanga abantu bazi ko abantu bakina filme ngo ari ibirara, bafite imico itandukanye itari myiza cyangwa se batagaragara mu ishusho nziza. Wowe ubyumva ute icyo kintu kijyanye n'ishusho abantu bafatamo abakinnyi ba filme? Ahubwo bashobora kuba badufata nabi cyangwa se bakanagufata n'ukuri, kuko umuntu imbere ya kamera bundi, kuko njyewe akanya nshobora kuba Jojo, nkaba Jojo nkavuga nk'uko avuga, nkaba nakora nyine uko bamumpaye yanditse akaba ari komba, ariko bitavuze yuko imbere ya kamera ndi Jojo, inyuma ya kamera ndaza kuba Trezor. Noneho wundi buri muntu wese ari bwisangemo, wundi inshuti zanjye ziri buhamagare tukaba twavugana ibintu byinshi. Nyine badufata uko tutari. Ntago gukina filme ari uburara, nta hantu na hamwe uba utandukiriye, ahubwo uba ugiye gutanga message yihuta, kuko uba ubaye nk'indererwamo, buri wese akwiboneramo, buri wese akwireberamo. Rero iyo umuntu azanye ibintu byo kuvuga ngo umukinnyi wa filime ngo ni ikirara, njye ntabwo muza nawe cyane, kuko ushobora no kuba wambara ukikwiza pe, ariko imbere ya kamera akakubwira ati urashyiramo buci kandi ukayishyiramo. So rero nicyo kintu giye gituma mvuga ni bahindura ibitekerezo, kuko hari nka scene nakinnye nyikinana n'umukobwa bita Weni, bamubwira ati rero abagabo bakuze nk'abariya nta kindi kintu baba batwifuzaho ni ukutwicira ubuzima, naza nayo mafaranga ufate ibi n'ibi wigendere. Weni nawe arabikora, intebe mu nzu byose arasohora asiga inzu imeze gutya. Nahuye n'umukecuru gutya, mama yarantumye, nkura n'umukecuru arankubita, yarambabaje pe, ndamureba ndamubwira ati nuko ukuze. Iyo nsanga turi mu kigero kimwe mwari gushwana nkwishyuye. Yakujijije iki? Yanjijije ngo n'abakobwa bagenzi bawe ngo nizo nama bagira ngo zo gusenya ingo z'abandi. Ariko mu by'ukuri ndamubwira se basi filime warayikurikiye, warayirebye irinda irangira, ngo bugire icyo umbwira ngo narakwanze ngo uri umukobwa mubi. Ariko mu rundi ruhande nanone iyo umuntu aguhaye feedback nk'iyo ngiyo ku bakinnyi ba filme, iyo aguhaye feedback nk'iyo ngira ngo nibwo ugomba kubita wumva ko ibyo wakinnye wabikinnye neza ku rwego rwiza. Ma feedback ngira turi umukobwa mubi wishyiramo ibintu byo kunkubita, kuko buriya uba umubangamiye. Hari ukuntu ukubita umuntu umutunguye, kuko yanturutse inyuma, yankubise urushyi, ndavuga ati Mana yo mu ijuru, mu ndahindukira ndamureba ngo uri umukobwa mubi ngo narakwanze. So abantu nibave muri ibyo bitekerezo, bumve ko buriya ni ubutumwa tuba dutanga, kandi ibintu dukina biriho, ntago ari ibintu nyine dukura ahandi cyangwa se ngo wicare ubitekereze. Ubu nawe ufite isomo ushaka gutanga. Ngayo nguko rero ku bijyanye n'abantu bitekerereza cyangwa se batekereza ko gukina filme ari umwuga, urema ibirara cyangwa se ukuza ibirara, mu bundi buryo arakubwira ko ibyo bakina n'ubuzima bwa buri munsi bubaho, kandi koko kugira ngo wisanishe nabiba bikora ugomba kubiba, ariko icy'ingenzi kikaba isomo ubitangamo. Tuje mu gace rero kajyanye na editorial line yacu, umuco muri rusange, ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi hano mu Rwanda
gakondo yacu uko tubaho abanyarwanda ndetse no mu gice cy'umuco uko tubayeho ndetse nuko dukora. Trésor nyemerere nkubaze kuri ibi bibazo bya gakondo cyangwa se umuco. Iyo bavuze umuco nyarwanda wumva iki? Kuri wowe uhita wumva iki imbere? Umuco nyarwanda mpita numvamo imbyino gakondo, ibihozo, imivugo, kuri abagabo bivuga babyita kwivuga. Yego. Numvamo ibintu byo gucunda, gukama, nyine numvamo ibintu by'ibwami. Yes. Iyo bavuze umuco nyarwanda ni ikintu kinini cyane, kirimo ibintu byinshi. N'ibyo uvuze nabyo nibyo, kuko nkuko wari ubivuze, umuntu avuza gucunda akavuga kujya ku ruhimbi akazana ibyivugo, ahubwo ikintu kintunguye ntari nzi kuzi, ntatekerezaga ko nazi, ikintu cyitwa ibihozo. Buriya abanyarwanda benshi biziye kubyina, bazi ibyivugo n'amahamba, kuvugira inka nyine n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko ikintu cyitwa ibihozo ntabwo bagisobanukiwe, ntibazi ko biba, kuko byakorwaga mu Rwanda rwo hambere. Uyu munsi abantu ntibakibikora. Nta n'umuntu uzi ko kuri abasohora umugeni bamuririmbira, bamuvugira ariya magambo, nta muntu uzi ko burya baba bari mu bihozo. Wowe wabwiwe n'iki ibihozo? Nyine wabimenye ryari, cyangwa se nawe urabizi wabasha kubivuga? ibihozo kera nyogokuru yambwiraga nkibyibuka. Gusa nyine nari mfite nyogokuru wanjye wari utuye Mwima. Mwima na Mushararongo hari hakurya hafi y'inzu y'ibwami. Iyo wabaga uhagaze, iyo wabaga ureba igikari cy'ibwami, yego, ziriya nyambo ibyo bazitaho byose wabaga ubireba. Urumva ibihozo hari ukuntu n'umwana arira ukamuririmbira, si ibihozo. Yego. Nakuri umugeni bamuriza, kumva umubyeyi amuririmba, bamuririmbira indirimbo, babanje kumuririmbira indirimbo ararira, barongera bamuririmbira indi aracecetse. Nyine nibyo bihozo. Ibihozo nabimenye cyane kabisa. Ngayo nguko mu kinyarwanda cyacu cyangwa se mu muco wacu buratugiramo ibihozo. Cyagiye ugiye gusinziriza umwana, aho kugira ngo muririmbire twa turirimbo basigaye bigwa uyu munsi, ngo kubana, ngo kugira iki, muririmbira ibihozo. Ibihozo by'ibi binyarwanda birahari, amagambo meza ubwira abana, umwana agasinzira atuje yishimye. Cyagiye umuhetse mu mugongo, kumwumva ukora gutya kugira ngo asinzire, umukoma ku kabuno, nabwo burya babaga bavuga ibihozo kera. Kwa kundi nyine uri kuganiriza umugeni, ubu ngubu basigaye babyita breda show. Mbere bagiraga igihe cyo kuganiriza umugeni bakamubwira ibintu byinshi. Hari ibiboro twajyagamo, ndabyibagiwe, ukarara ubyina mu gitondo hari bubukwe umuhuro. Mu muhuro rero niho umugeni yaririraga. Ibintu byo kuzana ngo breda shower, breda shower, umugeni ararira hagashira icyuma. Buriya mbere y'umuhuro habaga habayeho ikiganiro mbere cy'ababyeyi, ariko bari ukwabo atari n'umugeni. Babanza kugira bakamena amashampanye ngo ni breda. Apana, habaga hari bashangazi bawe, ba marene, abavukana na mama wawe, birumvikana ni ba nyina wabo, ba nyogosenge n'abavukana na papa, hakaza ba nyina wabo none abavukana na mama, ndetse n'ababyeyi nyine bakuza aho ngaho bashaka kuba baguha impanuro. Kiriya gihe baguhaga impanuro, mu mpanuro baguhaye hakabamo izikuriza, noneho ariko bakaza kugaruka bakubwira n'ibihozo byo kumva kutagiye, byo kumva kutagiye nanone mu muriro cyangwa se ahantu hateye ubwoba nyine. So ni uko niko ibihozo bikora, cyangwa se niko byakoraga, niko byagendaga. Ndagira ngo noneho mpite nkubaza ku bijyanye n'umuco muri ibyo byose twavuze, iby'imbyino, byo kuvuga imivugo, ku byinshi bitandukanye, wisanga hehe wowe? Isanga buri ibintu nakundaga kubyina kera. Nigeze no kujya mu itorero, ongera akajwi, ariko muraza gusanga ibintu byose narabigiyemo. Iyo tukiri abana tugerageza byinshi. Ntabwo nkunda kwicara, mba numva nshaka cya kintu kiri butume mba bize. Numva nabaga ndi mu itorero ku ishuri, nkaba ndi muri korali, nyine nkaba ndi mu tuntu twinshi.
nigeze nabyinnye mu itorero ryo kwa Sina Gerard ndibyinamo ariko nyine hari ukuntu ku ishuri iyo wumva utarara ku gitanda cya gatatu uba wumva utari hejuru buriya nagiye kurara ku gitanda cya gatatu anderi mu gitondo mvuye koga ndi kurira kudutangira abasazi bari bashyizeho isabune ndanyerera ndagaruka nyine ibintu uwo mugongo mba nkuturishije ariko nyine kubyina sha ibintu bya kinyarwanda we kubyina ndashaka ko bigarukamo rero bigarukemo ubuse mu mugongo wamaze gukomera ubu narakomeye ufite taye nziza yo kubyina igihagararo look nyine uburyo umeze garuka kubyina twibyinire se ndaza mu nyamibwa mubwirire perezida wanyu yitwa Landre mubwirire Landre hari umukobwa ndi munzi arakumva ibiganiro byose arabitatu nirangira nzaza pe ni karibo cyane ngiye mbaye nguhaye karibo atarabivuga kuko niwe mutware niwe utanga ijambo rya nyuma ariko ngiye mbaye ngusabye kuzaza kubyina kuko rwose babyeyi batware mutanga ijambo rya nyuma mugira ijambo ryiza muvuga ku gitekerezo cyanjye ngayo nguko igitekerezo kivugiye kuri kamera baracyanakomeye umbwiye ko wabyinnye mu itorero ry'ikigo wenda harushaho no kuba hari amatorero yo hanze wamenye hari abantu babyinnye wigeze umenya babyina gakondo ushaka kuvuga ati ngiye nabonaga akana kabyina numvaga nyine nanjye nshaka kuzabyina nkawe cyangwa se ukavuga ati iyo numvaga itorero ni numvaga nshaka kuzarijyamo icyo gihe wari ukibirimo inzozi zawe zari zihe inzozi zanjye bira na followinze mpinga nzima yitwa Joseline mpinga nzima Joseline yego namufollowinze abataraza no kuri ku ma YouTube channel najya mbireba inyamibwa ndayifollowinga kuri TikTok ni Mondo Culture hari umva nabaye mu dutorero pe hari umuhungu ubyina muri Ayershe twabyinanye mu itorero mu Giporoso bamwita Fred muremure ni muremure cyane ntabwo ari muremure cyane ntabwo ari mugufi cyane Ntwari Fred gutyo w'igikara useka neza Ntwari Fred arababyumva twarabyinanye nyine ari mu nyamibwa namubonye mu nyamibwa niba ari rwose twa Ntwari Fred nawe abyumve ko so naramukundaga uburyo yahamirizaga afatanyije n'undi muhungu bita Eric na Aimable hari n'itorero babyinagamo rya uriya mumama muremure Maria Yohana yari afite uri kuvuga namwumvise neza niwe yari afite itorero hariya naryo ndijyamo byakoraga kuri stade batarasenyera ya tapi naryo ndijyamo ariko nza kurivamo urumva navuye i Remera nsubiye iwacu Gikondo aya matike se bihagaritse nabyo ngayo nguko ariko unyemereye ko d'abord uzagaruka kubyina ukabizamo uzahita ubimenya byihuse cyane tuzagushyiraho imbaraga nyinshi cyane mpinga nzima arababyumva mpinga nzima burani n'umutoza rero warakoze kumukurikira cyangwa kumufollowinga kubera ko ni umutoza nyine w'inyamibwa dufite abatoza benshi nawe ari mu batoza kandi bakuru nawe uri umutoza akoko nta kandi genda umubyinnyi mu nyamibwa ariko iyo bibaye ngombwa ko ngira abo mfasha ndabafasha ndi umubyinnyi usanzwe nta murimo mfite mu nyamibwa ariko ndi umubyinnyi usanzwe nafasha n'abandi hanyuma nari nyiri kukubwira warakoze gufollowinga mpinga nzima kuko nyine wahisemo umuntu wa nyawe wagufasha ndetse kandi anabikora neza uzanagaruke rero muri 30 niranya nawe azaba ari mu nzira yo kugaruka kurabiza ubu ngubu ari ku kiriri yarabyaye na murumuna we Mpangaye Josette nawe yanagufasha ubwo ngubwo ndi kugira ngo mite mfasha n'abandi bantu bifuza kumenya kubyina cyangwa se bifuza kujoininga inyamibwa maze iminsi ndi kubona kuri YouTube abantu banyi kunyandikira ngo si umuntu ushaka kuzabyagenda gute mite mboneraho nanabasubize muri iyi minsi kugeza ubwo tuzaba turangije igitaramo nago tuzaba turi kwakira abantu kuko birumvikana nyine turi muri gahunda yo gutegura ibintu bikomeye ariko igitaramo nikirangira nko mu kwezi kwa gatanu rwose mwaza mu nyamibwa tukabakira kuko
tuzwiho gutoza, tuzwiho gufasha abantu. Uwifuza kugira uyu muco wese Eliza arabyumva, yaza akabikora kandi akabikora neza, ndetse akabikorera no mu nyamibwa abikonze. Noneho n'ubundi turacyari mu gice cy'umuco cyangwa se cya gakondo yacu, ariko ngiye kugusaba tuve mu bijyanye n'imbyino, kuvuga imivugo n'ibindi bitandukanye, twirebere mu buzima busanzwe. Noneho umukobwa kuri wowe ufite umuco nyarwanda, ni umukobwa umeze ute? Ni umukobwa wambara ute? Ni umukobwa ugenda he, ugenda ate? Nyine umukobwa ufite umuco nyarwanda kuri wowe yakabaye ameze ate? Umukobwa agomba kuba adasamara, atagurukana n'ibigurutse byose, gusenga burasa umuco, kugira ngo na bya bindi byose bigoye ubigereho kandi ubireye ngo udasamaye, no kuba usenga. Ikindi kwambara ukikwiza byo nta biterwa nuko umuntu yumva ko yikwije ubwe, kuko ako hari ibintu nkatwe ukura nyine nyogokuru wakubwira ati ibi ni ibintu ntukabikore, ntukambare gutya, akakubwira ati nubwo abakobwa ba kera bambaraga inshaburi ariko hari ibice byabo utabonaga. Ako muri iki gihe uragira gutyo ukabona byibereye hanze. Ibyo bice rero iyo ubizi ubasha no kubihisha. Ubundi iyo wumva ko intege zawe kuzibona ari ikibazo urazihisha, iyo wumva ko ari bwo bwambure bwawe urabihisha. Ikintu cyose ku mubiri wawe wumva ko ari ubwambure uragihisha. Ikindi agomba kuba kubaha, gucisha make, utavugira hejuru ngo umuntu naba ari kuvuga ngo nawe uhite umuvugiramo kandi uvugire hejuru. Nyine discipline muri make. Yego, umukobwa rero ufite umuco agomba kuba agira n'isuku. Hari ibyo uvuze ku bijyanye n'imyambaro, mitangira ngo nanahuze ku buzima bw'uyu munsi tubamo mu bwa buri munsi, aho usanga umukobwa nyine utagendanye n'ibigezweho aba atagezweho, avuga ati ni ngomba kugendana n'ibigezweho kugira ngo ya fame dukeneye tuyibone, kugira ngo nanjye bamenye, kugira ngo ibyo nkora bigire success, nuko ngendana n'ibigezweho. Mu bigezweho ugasanga umuco ugezweho nyine ni ukwambara crop top, umukondo uri hanze, imbere hanze, ni ukwambara akantu se kari buze kugaragaza amabere, ni ukwambara mpishe igice kiriho ikibuno gusa n'imbere birumvikana. Nyine akumva ko kwambara ya myenda imugaragaza bimwe mu bice twita biranga abakobwa byiza ari ukubishyira hanze kugira ngo abantu babibone. Uhita ubihuza gute wowe no kuba uwo mukobwa wawe w'umuco, ufite umuco, agomba kuba yambara akikwiza, agomba kuba afite uburyo agaragara bitandukanye noneho n'umukobwa ukeneye kugendana na viziyo yaho igeze? Ese umukobwa kuri wowe ufite umuco ntabwo agomba kugendana na viziyo? Umukobwa ufite umuco agendana na viziyo. None se ubu viziyo tugezemo, ntabwo nakubwira ngo banyogokuru bacu ngo bambaraga impeta zingahe, nta nubwo nakubwiraga ngo banyogokuru bacu bambaraga inkweto nk'iyo wambaye. Uri kugendana na viziyo, ariko nanone kugendana na viziyo ntabwo ari ngombwa ngo uze kwambara ino myenda abazungu bari kutuzanira, ngo shyira amabere hanze, ngo ugire umukondo ujye hanze. Aba bazungu jewe hari igihe njya nicara bagatekerezaho ngasanga bo ubwabo nta muco bagira. Simbizi, hari n'igihe njya nibaza niba bagira n'indirimbo z'igihugu. Nta gihugu kitagira indirimbo yacu. Ibi bintu abazungu bikora hanini, usanga umukobwa yifashe mu gitondo akabyuka akavuga ngo Nicki Minaj ni role model wanjye, kandi mu by'ukuri ibintu Nicki Minaj akora nta hantu bihuriye n'ibyo ukora. Azambara ko agiye kuri stage, nawe ubyambare ugiye mu mujyi, icyo gihe se nzagufata gute? Okay, kugendana n'ibigezweho ni byiza pe, bituma udasigara inyuma, ariko menya ngo ibi nambaye ndabijyanayo. Wikambara nk'ugiye kuri stage ugiye mu mujyi, wikambara nk'umuntu ugiye mu kirori, ugiye ku isoko.
menya ngo ibi nibi ndabyambara aha bitewe n'abantu turi kumwe baramfata gutya sibyo kuko imyumvire y'abantu nabwo uko vision igenda ihinduka nayo irahinduka kuko nago ngiyewe nakubwira ngo kwambara buci ngo ikabutura ngo ni bibi ariko nanone iyo wambaye ikabutura tukaza kubona igice cy'ikibuno cyawe birabyo ntago ari byiza hari ubuvuru ukasanga biri hanze nibyo neza akunda kandi mu by'ukuri iyo umubajije ngo se iyo ugiye kwambara ugendera ku ki usanga mu by'ukuri nta kintu agenderaho hari ukubwira ngo ngiye binyibukije inshuti yanjye yarambwiraga ngo ese ngiye wambaye neza uba wambaye gute ndamubwira ati ngiye nambara bitewe n'ahantu ngiye arambwira ngo ngiye ngiyo nambaye neza ngo mba nambaye imyenda imeshe kandi idahindurije idahindurije ibyo gutera ipasi nta birimo kuba imeshe idahindurije ubwo we yambaye neza n'umugore so ni wa wundi rero uzafata imyenda yo kujyana mu kirori akayizana muri soko oya ntago ari kameze nyine niba ari ipantaro ijya ahantu hose yego niba ari ijipo biterwa n'ijipo ariko hari umuntu muhura mu by'ukuri mugahurira nka gutya mu mujyi ari gutembera mu myenda ukareba ukuntu yambaye kuvuga yabicuritse ngaho rero ni ko abyumva uwumva yumvise cyangwa se ushaka kubishyira mu mutwe yabishyizemo kubera ko ni inama nyine ziwe ni ko abyumva nk'umuntu nawe ufite uko wabyumva ndetse n'uko wabikurikiza ariko nanjye ntabwo ndibuze kujya kure y'ibyo avuze umunyarwandakazi n'umunyarwandakazi wambaye wikwije wambaye ipantaro ikwegereye igaragaza nyine ko uteye neza nta muntu wakuvugiriza induru nk'uko bakubona wambaye buci wamugana igaragaza hari akantu kamwe kameze gutya kari kukagaragaza nyabuna pe umunyarwandakazi n'umuntu wambaye akikwiza bitari ikinyarwanda ngo tukubone wambaye imishanana imikenyero ntabwo ibyo ngibyo kuko na kera ntabwo bahoraga bayambaye yabaga ari imyenda y'ubukwe ariko nyine byibuze wikuze nk'umunyarwandakazi wa muco uturanga tugendane nawo tubane nawo ugasanga umuntu arimo aravuga ngo buriya ngo coco ngo ko ari uw'inyaruguru ngo Trezor ngo ari uw'Inyanza ngo ntabyo ngo nta nama nzima bakugira nyine ngo n'abakobwa bo mu cyaro ntabwo bazi aho isi igeze n'umujyi ugeze ariko twaje i Kigali yaje kurangira twinjiye mu mujyi n'akazi kawe birakureba wowe ubyumva cyangwa se ubikora uko ubishaka na birakureba nyine gusa ntabwo twatambuka tutabivuze umunyarwandakazi mwiza ufite indangagaciro za kinyarwanda kandi ugendera kuri kirazira za kinyarwanda ni wa wundi twavuze agomba kuba yikwije agomba kuba afite umuco agomba kuba afite discipline kandi nk'uko yavuze atavugira hejuru ikintu wavuze nakunze cyane ntabwo umunyarwandakazi ari uvugira hejuru akavuga byacitse niba hari ikintu kibaye ugasanga arasakuje wazabana n'umugabo usutera hejuru aburi radio ya kabiri attention abantu ababyirinde ko tugiye gusoza rero tugana ku musozo twavuze ko turi buze kwintateringa abantu n'ubundi mu buryo bw'ibyo ukora tugiye gusoreza ku yindi scene nanone y'amasegonda make cyane kuri scene tugiye gusoreza kuri scene ukina uri pastorine ubaye uri umuntu uri mu rusengero uri kubwiriza wigisha abantu ijambo ry'Imana hitamo akantu gato ugiye kubwira abantu badukurikiye kabafasha kuva mu gahinda n'urugero umuntu ashobora kuba afite ibibazo ababaye ameze ukundi nyine wumva yiheje yigunze noneho aka kanya ugiye kudukinira umuntu utanga message ariko mu ijambo ry'Imana kugira ngo ufashe abantu bababaye ahubwo ndumva niyo ntakina abasomera ijambo ry'Imana aba nabasomera ijambo ry'Imana nizeye neza ko ryabafasha gukina biba bigoye gukina ariko reka buriya nibyo byagako wabihisemo kugira ngo wigishe abantu ijwi ryawe rigere kure ribwira abantu mu buryo bwo kwigisha wakaba bikora nyine muri ubwo buryo ariko ntacyo reka duhitemo icyo duhitiyemo twakira icyo duhitiyemo nacyo ntekereza ko cyaba cyiza kandi yego ntabwo cyaba kigoranye kambarebera ijambo
iri kumfasha muri iyi minsi. Yego. Ese usengera he? Nsengera ahantu bita muri GBM. Yego. Nyine nari ngiye kubasomera muri Zaburi 20 umurongo wa mbere haranditse ngo iyi Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. N'umutwe w'amagambo. Kuri 2 Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva heraho urusengero, iguha imbaraga ziva i Siyoni. Yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Amen. Amen. Nanjye ndafashijwe n'ijambo ryiza, amaze kuridusomera n'undi wese washaka kuza kurisoma cyangwa se kuryumva neza araza gusubiramo. Ni muri Zaburi aho amaze kudusomera ibice baraza 20. Oya ni yose, niyo wayisoma yose ni nziza. Yes. Nizere ko wumviyeho rero, nanjye numviyeho, ngenda nafashijwe cyane by'umwihariko bijyanye n'ibihe birimo abantu baba bari mu bihe bitandukanye. Nanjye ndafashijwe cyane by'umwihariko, ariko kandi ubwo turi nyine gusoza, turi kugana ku musozo. Kenshi dukunze gusoza turi gusabira umugisha abo twabanye cyangwa se twakoranye, yaba umutumirwa yaba n'uwakurikiye ibiganiro byacu. Dusoza tukubwira ngo Imana iguha umugisha mu byo ukora, ize kwivanga mu mirimo yawe ya buri munsi, haba mu kazi ko gukina filime, haba mu kazi ko mu rugo, mu nshuti zawe, mu bavandimwe, byose werekejeho amaboko cyangwa se umutima, Imana ibijyemo kugira ngo nyine biguheremo umugisha, inakugira igitangaza, ubu wishimiwe n'abantu kandi ukundwe na bose. Ya femu ushaka uze kuyibona. Ukuri murakoze cyane. Ibintu nyifurije ntabwo nashobora kubisubiramo, gusa Imana igukubire 7. Ntekereza ko twese turacyakora, hari aho Jojo yifuza kugera, hari aho nifuza kugera. So hamwe n'Imana no gusenga, ntekereza ko byose tuzabigeraho. Ikindi kintu nabwira abana b'abakobwa, nibasenge cyane kuko ibishuko biri hanze ntabwo byoroshye, cyane cyane ku bakobwa. Ejo bundi hari umuntu nigeze ko nima basava ngo kuba umukobwa ntabwo byoroshye. Ni wowe na bampinga, sinzi abantu nabyumvanye bari kuvuga ngo kuba umukobwa ntabwo byoroshye, ngo umuntu uramubwira ngo mpa 5 ngo ngwino bitore wanjye, n'undi ugasanga tike ukoresheje ujya kumureba iraruta bya 5. Nukuri Imana idukureho icyo gisuzuguriro ku bakobwa, kandi nyine iduhagarareho, iduhe ibyo gukora, iduhe ubwenge bwagutse ku buryo umuntu w'umukobwa atekereza ikintu cye yakora ku giti cye gishobora kumuha ibyo 5,000, byajya bituma bimugira okipe, abantu nyine ntibamubone uko bamwifuza. So nyine amaso ubundi atagakwiye kutureba, ntakaturebe, nyine ibintu byose bitagakwiye kutugeraho turi abana b'abakobwa bikatugereho. Ni ukuri Uwiteka duhishe, kandi aricyo nifuriza abakobwa bose, dusenge, imbere ni heza. Ndanezerewe, ndishimye kandi gukorana ikiganiro nyine n'umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ukiri gushaka mu buzima, ukiri mu rugendo rwo gushaka ubuzima, ariko kandi wumva ukanemera Imana. Ni ukuri ni iby'agaciro, warakoze kuhitamo inzira nziza. Namwe mwari mudukurikiye, nizere ko byinshi twaganiriye mwakomeje kubyumva. Inama twagiriwe tuza kuzishyira mu bikorwa, by'umwihariko ariko gusenga ni ingirakamaro. Akantu ko gusenga ni keza cyane, tugakunde kandi kaba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka nkubwire ngo nyuma y'uko turi muri murongo wo gukora
ibiganiro bijyanye na gakondo. Ubu noneho twatangiye urundi rugendo rwo gufasha abana b'abakobwa bifuza gutera imbere cyangwa se kumurika no kugaragaza ibyabo bakora cyangwa se ubuzima bwa buri munsi. Ubikeneye cyangwa se ushaka ko dukorana, urajya muri comments hanyuma urebe mbere hejuru gato ya comment, urareba kuri description dushyiraho nimero watwandikira kuri WhatsApp, utwandikire hanyuma utuganirize, tuvugane, hanyuma turebe nawe icyo twagufasha cyangwa se icyo twafashanya muri urugendo rwa buri munsi. Ndakwibutsa ko dukorera muri Imagination Nature Studio, ikorera hano mu mujyi muri Car Free Zone, aho ushobora kuba waza ukifotoza cyangwa se ukatubukinga tugakorana nawe mu birori byawe. Nkwibutsa kandi ko mu kwa gatatu ku itariki 23 dufite igitaramo muri BK Arena tuzitabiramo nka Team Tuti, ndetse kandi tukazagifashwamo ni Inyamibwa aho zizaba ziri kudutaramira mu nkuru ya 30. Ni igitaramo kiza nabikubwiye ntangira, kizaba kiryoshye kandi kimeze neza. Ndakwibutsa kandi nanone ko muri Gikoto Company Limited bagufitiye amavuta meza, bagufitiye perfume nziza, bagufitiye byose byakugira mwiza binaguhumuza byiza. Uze kuba wahanyarukiranye hano mu mujyi hafi yo kwa Rubangura, ahahoze station, wabageraho rwose bakagufasha. Ciao ciao, nakagaruka na Joseline Tumukombe.